Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Muri aka kanya rero murabona ko ni inkuru yihutirwa cyane. Murabizi ko mu minsi ishize ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye REB cyashyize imyanya ku isoko igiye itandukanye. Ariko hano tugufitiye inkuru nziza, wowe ukibura amahirwe make cyane agera ku masaha 17 n'iminota 51 ndetse n'amasegonda 9 kugira ngo iyi myanya ive ku isoko. Nk'uko mubibona rero hano hari imyanya ibiri, ariko mbere yuko tuyivugaho reka tubanze twakire umuntu mushya ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Tumwibutse ko ni umuyoboro utambukaho ibibazo n'ibisubizo mu masomo agiye atandukanye, ariko yibanda kuri economics and geography, aba yaragiye abazwa cyane muri uru rubuga rwa Mifota. Tukwibutsa ko rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi ijambo ryanditse subscribe, ukandeho kugira ngo video zose dushyiraho ibibazo n'ibisubizo bitazajya bigucika ku gihe. Twikomereze rero, nk'uko mubibona hano hari imyanya ibiri y'ingenzi duhuriyeho. Ibyo waba warize byose upfa kuba warize uburezi. Umwanya wa mbere hano hejuru nk'uko mubibona urabura amasaha 17 n'iminota 51 ndetse n'amasegonda 9 yamaze kwiyongera kugira ngo ube uvuye ku isoko. Uyu mwanya rero ni sign language teacher A0. Urasaba degree zitandukanye ariko duhuriyeho ku kantu ka mbere. Unyumve neza, qualification ya mbere ni bachelor's degree in education. Bachelor's degree in education bivuze ko ni bachelor's muri education hatitawe ku cyo waba warize icyo ari cyo cyose. Guys, hano abantu bafite guhura n'imbogamizi, akumva ko kuba afite bachelor's degree muri science, akumva ko kuba afite bachelor's degree muri humanities bikuyeho kuba afite bachelor's degree in education. Ndagira ngo rero abantu babasha kuba baraprayinze kuri iyi myanya ibiri. Ni byiza, ni iby'ingenzi kuko imyanya ijya ku isoko bitewe n'ingufu ishaka gushyirwamo. Birashoboka ko baba bashyizeho iyi myanya batayobewe yuko hari abantu bakabaye bari specialized muri ibi bintu, ariko kubera ubuke bwabyo birashoboka ko bashyiraho imyanya, akaba ariyo mpamvu bashyiraho condition ya bachelor's degree in education muri rusange. Ntucikwe rero, applyinga kuri sign language teacher A0. Just tujye ku mwanya wa kabiri ukurikira, Braille teacher A0. Braille hano n'undi mwanya mwiza cyane rwose washyizweho, nawo urabura amasaha 17 iminota 51 amasegonda 9 yamaze kugabanuka. Ubu tuvugana ndi gukora iyi video kugira ngo igere kuri mwebwe bahaciyemo iminota itari munsi ya 15. Ariko ntarirarenga ushobora kwaprayinga. Nkwibutsa ko rero niba uri kwaprayinga bikanga, ushobora kuduhamagara tukagufasha. Ikiguzi ni 0, nta kiguzi dushobora kwaka umuntu uri gushaka akazi. Tuguhereza ubufasha bwose bushoboka, cyane ko tubeshejweho n'umurimo iyo wamaze kubona akazi ubikesha amakuru wahawe. Biba byiza iyo uduhamagaye ukaduha feedback, ukatubwira ngo ukatubwira ngo mwarakoze. Bitumotiva gukora ibiganiro byinshi, bigatuma twumva hari icyo tumariye sosiyete. Rero guys, nagira ngo mbibutse mbere h'amasaha make yuko iyi myanya iva ku isoko. Shyira kuri sign language, ushyire kuri Braille, then
urabona ko qualification ndetse n'ibyo umuntu yakabaye ari supposed kuba yakora ntaho bitaniye. Wigira ubwoba rero kuba ufite A0 muri education. Navuga ko ni ikintu cy'ingenzi kandi ni ikintu kiri strong. Wipfusha ubusa amahirwe yawe, shyira ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ndakubwiza ukuri yuko amahirwe yo kugira ngo ahantu bazagushortlisting nayaha nka 90%, nubwo atari njye ubikora, ariko nzi neza ko iyo wujuje condition urafatwa kandi Imana ikagufasha gupasinga exami neza. Kwibutsa ko rero niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, urakomeza urebe hasi ijambo ryanditse subscribe, ukoreho ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro dushyiraho, amasomo atambuka ahantu ntakagucike. Hari abantu benshi baza nyuma bakatubwira ngo ya video yancitse, muri kuduha ibibazo bikeya, ariko bikemurwa no kuba warakoze subscribe kugira ngo ibiganiro dutunganya umunsi ku munsi bikugereho kandi binoze. Rero reka mbabwire ko iyi ni inkuru nziza kuri buri wese, buri mukandida waba utarashyira kuri uyu mwanya w'ingenzi. Ndagira ngo nkubwire ko ugomba gushyiraho byihutirwa mbere y'uko aya masaha arangira, mbere y'uko aya masaha aba countdown, kugira ngo byibuze nawe wiyongerere amahirwe yo kuzakora ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mbibutsa ko rero ushaka gutera inkunga umuyoboro wacu wa YouTube, nimero ni 0788567332. Ndayisubiramo 0788567332. Kandi nshimira n'abantu mukomeza kuduha inama zanyu z'ibitekerezo. Ni ingenzi, bidufasha gukora cyane, bidufasha kwihutisha umwuga, kandi nizera ko buri nyungu dukura muri ibi bintu namwe zibageraho. Reka mbabwire ngo rero mukomeze mustayinge tune kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ibibazo n'ibisubizo bizajya binyura aha hantu ntukabashe gucikwa nabyo. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, tugakomeza tukajya tuguhereza ibikunyuze. Murakoze, Imana ibarinde.